ariko nk'uyu mwana wubatse ufite umugore akaba amaze kumubyarira abana 3 abagiye gushurashura muri izo nkumi ngo bigende bite ashake yiki n'abadayimoni satani uhemuka wahagurukiye ngo kuzisenya ariko ndaba kwiye kuguma muri urwo rugo kugira ngo adashiduka yavanze abana aracyari muto ntiyagombye kuvanga abana kamvuge ngo uyu mwanya yego nta gihe cyemewe ariko none ntiyagombye kuvanga abana uyu mwanya buriya nuko wagiye kuri side y'umugabo ko wenda uri umupapa ariko kandi ngezeho mvuga impande zombi uramvuza impande zombi nk'umukobwa se we wemera kuza muri urwo rugo we nta bizazane kuko uyu mukobwa rero ubundi imbere ko dufata indi page uyu mugore utinyuka akakira engagement y'ubucuti ku mugabo ufite umugore ufite urugo ubwo wemeze gute uyu mukobwa mu by'ukuri waba ameze gute mu by'ukuri afite trauma aribaza niba urugo azarumaramwo imyaka ingana iki azarubyaremo imbyaro zingana iki ngaho rushuti yanjye yibaza uyu mwana w'umukobwa nagira cy'akanzura noneho gufata kanini ngo adasama inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani urumva iryo jambo inkuru yamamaye hangahe hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bukomeye bw'uburyo bukomeye ku buryo butanaboneka no mu bapagani haravuga ngo umuntu kwenda mukasi nibagende babane banabyare bazabanze batunganye ikibazo imbere y'itorero. Amahoro y'Imana kuri wowe ukurikira JALAS Official TV, amahoro y'Imana kuri wowe ugiye kubana natwe muri iki kiganiro. Amahoro y'Imana kuri Pasteur ngiye kwakira muri iki kiganiro, Pastor ZIGIRINSHUTI Michel. Pastor Karame. Muraho neza. Muraho neza. Ndakwakiriye. Murakoze. Mumeze mutese. Turaho tumeze neza turashima Imana. Uyu munsi twifuje kuganira nawe kuri JALAS Official TV ndetse ni n'iby'agaciro. Nagiye nkubona kenshi ku mbuga nkoranyambaga, ngiye n'ubwa mbere duhuye. Turakwakiriye. Murakoze rwose, murakoze cyane. Uriya nta kintu ubonamo. Abatamwibukana ako kantu nzi ko mukazi cyane. Ariko muri Pastor wenda mpereye aho ngaho. Shari twinshi ntaga. Mpereye aho. Hari umugabo ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane twa Decat ukunda kugakoresha, niyo mpamvu kamamaye cyane. Ako kantu ubundi kavuye. Wakavuze muri condition. Hashize n'igihe kirekire. Narimo nigisha ku myitwarire y'abakobwa n'abahungu. Nza kugira ntuvuga ngo iyo ubona umuntu yigira kuriya ubwo ntacyo ubonamo. Iyo umuntu yigize kuriya yambaye kuriya, umuntu aragurutsa asuye umuntu w'umusore, amusuye mu nzu nawe aba wenyine, ubwo ntacyo ubonamo. Uri umuntu ugira amaso ntiwagombye kugira icyo ubona. Kuko ubundi bavuga yuko aremanywe kuba yamenya ikibi kiri kure. Niho hava ijambo ryitwa kwikanga. Wenda nuko muri abana ariko ijambo rivuga ngo ishyamba si ryeru. Murarize? Ego. Aha rivuga iki se? Ikindi iyo abantu b'abagabo babiri bagenda mu ishyamba ariko wajya kumva ushesha urumeza. Mwumva ko numukumvise ukumva ushesha urumeza. Gusesa urumeza murabizi icyo ari cyo? Yego. Aha. Ukumva umusatsi kuvuyeho. Icyo ni ikintu kiri karemano ku muntu cyo kwikanga endroit, cyo kwikanga milieu. Hakaba hari ikintu rero kitagenda neza. Iyo bibaye ku muntu mukuru ahita avuga atahana ishyamba si ryeru. Niba atari intare n'ingwe, niba atari ingwe n'inzoka, ariko byanga bikuntu hari ikintu kiduteze. Urumva rero buriya
none iyo twakijwe bwo bari ibindi bindi agakiza kaba gakwiye kwereka umuntu kumenyesha umuntu lo danger ikibi kiri hafi aho nako navugaga okay ngira ngo wenda nakaba gaciyemo kubera ko nakano kabaye popular cyane ntago nayi kubura kukavugaho ariko reka twanshene cyangwa se twanzike twigire mu kiganiro uyu munsi nifuje ko tuganira cyangwa se nifuze kuganiriza abakunzi ba JALAS Official TV by'umwihariko ko yakonzi ko uri umukozi w'Imana uri pasteur tumaze iminsi tubona saga nyinshi cyane ariko n'ubundi zigahuzwa n'itorero ADPR mu buryo mwe cyangwa ubundi ukumva umuntu akoze ikintu baba bari kubijajinga bati kandi ni n'umurokore ukumva umuntu araje aravuze ati nge ndi umurokore rwose biriya nakoze mu mbabarire ukumva nawe mu kwidefanda aragashyiramo ndavuga ni rero naganira na pastor wenda ZIGIRINSHUTI nk'umupasteri uzwiho gutanga ibitekerezo byumutse akagira icyo atubwira mu buryo bufunguye reka mpere wenda kubisa nk'ibiheruka mu minsi ishize ndibuka ko kuri Saint Valentin hari scenario yabaye irazenguruka cyane y'umugabo wari ufatiwe mu biryogo nyuma ndibuka ko ninge twaganiye aravuga ati ndi n'umurokore ati buriya rwose mu mbabarire nakinaga ati ndi umukozi w'Imana ariko nta nubwo ari ngombwa ko ubiza ahubwo ndagira ngo baze ubundi muri rusange abantu baza kuri social media bakagaruka mu isi y'agakiza bakongera bakaba ukundi kuntu wenda kuri social media nabwo bagaragaye ukundi kuntu mu itorero ubundi mu bijera mute abantu baza kuri social media kuko nk'ubwo naramubaje ndamubaza nti nk'ibi bintu nk'uwo ngo nari ntanze urugero no mu itorero kandi kuko bahagaragara abantu tubajera duti kuko nk'uwo naramubwiye nti ubu mu itorero ntibari buguce ati shwi yaraguhaganiye afite icyo yizeye simbizi cyane ko ntanamuzi ariko ikijambo ry'Imana tubwira cyo kiri no mu Bakorinto haravuga ngo mwene data wese wagenza ukundi kugenda ukundi niyo terime ya Paulo yakoreshaga yego mwene data wese wagenza ukundi akica gahunda yo kwera kw'Imana akica gahunda y'itorero yagomba gutengwa byanga bikunda gutengwa n'ijambo ry'Igiswahili rivuga guhezwa urugero reka nsome aya magambo ari mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ubugoryi bukomeye bw'Abakorinto ubwo ni igice cya 5 ku murongo wa mbere ntiburangire ku murongo wa 5 inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani urumva iryo jambo inkuru yamamaye hangahe hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bukomeye bw'uburyo bukomeye ku buryo butanaboneka no mu bapagani haravuga ngo umuntu kwenda mukasi ni Paulo yandikiye Abakorinto namwe muri himbaza aho kubabara kandi ari byo byari bibakwiriye ngo wakoze icyo cyaha akurwe muri mwe kuko jewe nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri nahoranye namwe mu mwuka kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nkaho mpari kandi ubwo nteraniye hamwe namwe mu mutima wanjye dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu nahawe ubutware nawe kugira ngo uwo muntu tumuhe Satani duhe Satani umubiri we urimbuke umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu urumva aho hantu ijambo rya mbere rivuze ngo ntari nanagera naho ngaho ntari nanahagera kuko ndi kumwe namwe mu buryo bw'umwuka nubwo ntari mu buryo bw'umubiri ariko ntari nanahagera uwo muntu mu by'ukuri wakoze ibi ngibyo akwiriye gukurwa muri mwe iryo jambo gukurwa muri mwe cyo bita kutenga mu Kiswahili guheza ari byo bita mu Gifaransa excommunier rero simuzi niyo nkuru sinayimenye ariko mu by'ukuri hari imico mbese niba dukijijwe niba abantu bakijijwe bakaba bavugira izina rya Yesu baryitirirwa nashaka batari umwigisha nashaka batari umupastori kuva yitwa umukristo
akwiye kugendera mu ngeso zo kwera. Iyo bimunaniye iri jambo avuze ryo kumuha Satani ni ukuvuga ngo nagenda asange abandi akora ibyaha ariko yo gutukisha iki izina rya Yesu avuga. Birumvikana. Ubwo impamvu nari nkibajije nari mvuze nti wenda hari ubwo itorero ryaba rigera ahantu rikagira ibyo ryirengagiza. Ntacyo ryakwirengagiza ryakimenye. Ntacyo ryakwirengagiza rwose ryakimenye. Kereka iyo habayemwo iki kintu cyadutse kirimo kwica umurimo cyitwa ubucuti. Buriya ubucuti mu murimo w'Imana hari igihe bwica umurimo iyo abakozi b'Imana batarebye nabi, batarebye neza. Ugasanga ubucuti bwo mu murimo w'Imana bwisha umurimo. Ugasanga abantu baguye mu mutego wo kuba ari inshuti bakirengagiza, bikagora kumufataho ibyemezo. Urumva? Iyo mpamvu bisaba ngo umuntu aba afite kwera muri we, ngo ndavuga umuyobozi aba afite kwera muri we ku buryo yakwirengagiza n'ikintu cyose cy'ubucuti cyangwa indamu runaka yabona ku muntu ariko agatunganya umurimo w'Imana. Nakoze cyane. Ubwo se abapasiteri basezeranya nk'abantu ku bukwe ugasanga wenda musezeranyije wenda kuri church baramubwiye bati umudamu wawe aratwite, umudamu wawe cyangwa se umufiance wawe aratwite ntituri bubasezeranye kuri church wawe wenda akaza akabasezeranya. We ubwo ntabagendeje abajyanwe n'ubucuti bose nabashyize mu gatebo kamwe. Ubwo mu gatebo kamwe ntabwo ubwo bukwe ntibakwiye gushyingirwa. Bakwiye gusezerana. Ubwo icyo gihe niba uri ikintu gishobora kuba nibagende babane banabyare bazabanze batunganye ikibazo imbere y'itorero. Ahandi niko bigenda. Iyo mvugira ahangaha mbanze kumbwira abantu benshi, iyo mpamvu ikintu mvuga ngomba kukitondera rero nkamenya ngo kizagira uwuhe mumaro. Uyu mwana w'umuhungu n'umukobwa bagize urwo rugomo ako gakungu kakavamwo guterana inda umukobwa agasama, ntabwo solution nziza ari ukujya gushaka ahandi babashyingira. Ugasanga bagushije mu mutego umupastori runaka babwira ati mutange amafaranga ya nayiturire muze turabashyingira. Oya, ahubwo icyiza babana n'ubundi babanye nibagume hamwe babana, uwo mwana agenda avuke, bazaze bikiranure n'itorero, basaba Imana imbabazi imbere y'itorero. Igihe kizagera bakorerwa uwo muhango wera wo gushyingirwa ariko badashyingiranywe batwite. Hari uwambaza ati ubwo ngubwo itandukaniro riri hehe? Ririhe n'ubundi ko bazaza bagashyingirwa riba ribaye hehe? ubundi babashyingiye dore itandukaniro riri ukubiri. Irya mbere nuko iki kintu cyo guhita ava mu itora akajya gushaka irindi rimusezeranya kandi barayabona. Muzi ko bayibona? Yego. Barayabona rwose ku buryo hari n'abajya kubashyingirira mu busitani muri sale nta rusengero bigombye. Ariko icyo gihe ni ugutorokana icyaha, ni uguhunga iwanyu. None se yemwe bana ko tufite ababyeyi batubyaye, ko tugira aho tuvuka, iyo iwacu umwana agize ikosa rikababaza se, rikababaza umuryango wose, mbese mwibwira ko umwanzuro wo gutoroka iwabo ari wo mwiza? Ahubwo se ntuzamugeza kure? Suza umuntu wica akigira igicibwa mu muryango, bizamugeza kure nyamara cyane, kuko ubutaha mu gihe cy'uburage azakenera kuza gufata umunani we. Reba na kuri wacu usangiye rero muzaharagira ati n'ubundi niwe wijyanye, reba imyaka ishize nta rukwi rwawe nzi, nta mazi yawe nzi, uje kumbaza iki se? Burya ibintu by'isi akenshi bishushanya iby'ijuru. Niyo mpamvu Yesu mu nyigisho zose yatangaga numva agatanga ingero z'ibyo abona mu isi. Kumva avuze umugabo umwe w'umutunzi, kumva avuze undi ufite urutoki asigamo abakozi. Ingero atanga buri gihe ziba ari iz'iby'intangara. Niyo mpamvu nanjye ntazi ubwo ngubwo uyu mwene data, uyu mushiki wacu nibagende
batunganye ikibazo cyabo ku itorero basabe bene se imbabazi itorero bababarire igihe kizagira bashyingirwe ariko bigira uwo bagusha mu mutego ngo tubashyingire nk'inkumi n'umusore kandi mu by'ukuri byabaye byarabaye. Yesu abagiriye neza. Amen. Ngira ngo wenda ukomeje kuri icyo kintu nibuka ikintu kimaze iminsi nacyo kizenguruka wenda cyo sinzi numvise ushobora kuba umaze iminsi udakoresha social media kuko nako nayivuze karatrendinze cyane. Ntabwo nakamenye pe. Ni ikintu kimaze iminsi kivugwa ukwacyo bamwe bakakivuga kuko ba nyir'ubwite bo ntabwo babivuze cyane ariko ku makuru dufite nayo nyine nuko nubundi ari yo reality. Ubwo ndagira ngo wenda duhure igisubizo rusange no ku zindi case ariko reka ntangireho urugero. Ni case ya Gafaranga n'umusheri witwa ANET Murava. Kahoda. Ibyo nibyo ntabyo nzi. Ntabwo ngira ngo aba ari byo uvuga. Ahubwo baravuga bati umwe ni umugabo yari yubatse ashakanye n'undi w'umukobwa kandi bose ni abarokore still. Yari umugabo wubatse. Ufite n'umugore. None agiye gushakana n'umukobwa. Kora umurimo mu guhimbaza Imana. Ati ANET akoze ibara. Abandi bati Gafaranga ati akoze ibara. Hari naho nabonye bavuga ngo uyu mugore azicuza ubuzima bwe bwose. Wenda aho watanga igitekerezo nk'umuntu mukuru n'ubundi w'inararibonye ubuzi bijyanye n'imyubakire y'umuryango ariko mu buryo bwa gikristo bwo bifatwa biti icyo gihe. Rero ndavuga nyine nk'umuntu mukuru. Ubundi umuntu w'umugabo wubatse ufite umugore unakuze. Yego. Umugore n'abana batatu. Ariko ntabwo aranakura cyane. Ariko uko byagenda kose n'imyaka yaba afite kuva afite umugore n'abana batatu nk'uko bivuze. Yego. Akwiye guhesha agaciro umuntu bashakanye. Akwiye guhesha agaciro uwo bashakanye. Akarinda n'abo bana batatagize akabarinda ikindi kintu cyazabazanira inkomyi n'imbogamizi mu buzima bwabo. Buriya ibyo mvuga ni ibintu muzi baduteze amatwi bose bazi. Abana b'amaharakubiri mujya mubumva? Yego. Ni abana bavuka tanto kuri ba nyina batandukanye cyangwa kuri base batandukanye ariko bakaba mu rugo rumwe. Bashobora kuba mu rugo rumwe cyangwa ntibabe muri rumwe bakaba muri nyinshi, umwe akaba iwabo kwa nyina undi kwa se. Ariko mu by'ukuri kugira ngo uzabone bahuje bakundane bagire urugwiro biyumvemo ubuvandimwe icyo kintu kiragoye. Yego. C'est rare. Très rare. Bitewe n'iki kandi kuvuga ko nta bajya bakundana. Genza abantu bakundana rwose kandi badahuje ababyeyi. Yego. Ariko kenshi icyo kintu baba barakibonye kuri se na nyina. Uko se yahuzaga ba nyina nuko yabafataga. Niho ubona ko muri icyo kintu. Ariko nk'uyu mwana wubatse ufite umugore akaba amaze kumubyarira abana batatu abagiye gushurashura muri izo nkumi ngo bigende biti ashake y'iki n'abadayimoni satani uhemuka wahagurukiye ngo kuzisenya. Ariko undi bakwiye kuguma muri urwo rugo kugira ngo adashiduka yavanze abana. Aracyari muto ntiyagombye kuvanga abana. Reka mvuge ngo uyu mwanya yego nta gihe cyemewe ariko none ntiyagombye kuvanga abana uyu mwanya. Buriya hari igihe ushobora kubaho. Impamvu mvuze ngo uyu mwanya nkanabigarura. Yego. Ku myaka 60 n'urugero y'umugabo agize ibyago apfushije umufasha we nyakwigendera nyina w'abana be. Umvikane ko ku myaka 60 ubwo ni hafi y'ingiyi mfite. Yego. Umuntu afite abana bakuze. Yego. Bakuze rwose. Imfura ye nibura yaba ifite nka 35 gutyo. Iyo uyu musaza asigaye wenyine ubwije ukuri kw'abana ubwabo ni nabo bicara hasi bakavuga ati papa humura ntituzagukamira mu kitoze nta rubanza tuzagucira
shaka umuntu wo gushajisha shaka umuntu wo gushajisha wo kugufasha dore twe tuba turi mu byacu mu ngo zacu ntitwavuga ngo tuzaguha abuzukuru nabo bari ku mashuri ubu ikintu cyo gufashwa n'abuzukuru cyararangiye nta muntu ukivuga ngo azirinda gufashwa n'umwuzukuru nta kikiriho kuko uyu mwuzukuru nawe arimo arapanga ubuzima bwe buzaza yego niyo mpamvu ubona turimo gutangira kwiga ari dutoya cyane ko n'ibintu by'imirage bitakibaho cyane ubu murage ni ishuri kwigisha umwana ukamukorera byose akiga ariko nyabyo urumva hanyuma wenda n'ubu ufite ubutaka ntuzanamwime ngo nuko wamurihiye n'ubu ufite inka ntuzamubure kumuha inkwano ariko umurage ni ishuri noneho ba bana iyo bamaze kwemerera papa wabo gushaka babihurijeho burya bose bari biteguye uko byagenda ariko hari igihe bagire ka kantu k'agakondisiyo ka romarike kanze nk'ababwire ni agakondisiyo kavuga ngo rero papa utugiriye neza dore turabikwemereye kandi twese abana twateranye twagihurijeho humura ntugire ikibazo ariko twagusabaga ngo ushake utakibyara urumva ako kantu wanubetsemo urumva akantu bahengetsemo turabikweme ko utubabarire nawe ushake uwo muri mu kigero kimwe utakibyara akabigihe ababwiye ati se akabigihe muzehe ababwiye ati se sha ndaza n'uwo tungana mw'abana mwe ubwo araba kinshajishije cyangwa ahubwo nawe azongera ncike urumva se urumva nta kantu bashyizemo ubwo se urumva bahunga iki barahunga babana b'amahara ku bintu navugaga y'amakimbirane cyo bahunga amakimbirane y'abana benshi baturuka ku bantu batandukanye uzi ko nubwo uyu mugabo yaba ari umuntu ufite ibintu abo twitaga kera mu kinyarwanda ngo ni abagaga umugabo ugiye ikintu cy'ubusobanuro uzi ko nubwo yaba afite ibintu usanga abana batabuze amakimbirane kandi ibintu bihari bashobora kuzabigabanya mu by'ukuri bikaba bien partagé ariko ugasanga kuva atari uwa mama tugabana gute ibya mama ariko izo mpamvu ugasanga ziri aho ngaho rero rwose ntabwo mba numva ukuntu umuntu w'imyaka 30 n'ingahe ubyaye gatatu atangiye kugenda ashakisha hirya aho ngaho mu nkumi ejo usanga abana bivanze bakura n'icyo kintu diferanse imwe yumvise harimo itandukanye ry'uko abakuru nibo babinyemereye sibyo nabo kandi bashyiramo kubabwiriza ikindi abantu bagize iyo ngorane yitegura iyo ngorane yo gushaka kabiri akaba agiye gushakira mu bana banyakwigendera watambutse kuko ndavuga ku mpande zombi niba haragiye umugore hagasigara umugabo cyangwa haragiye umugabo hagasigara iki umugore none akaba agiye kwishumbusha ndatanga igitekerezo nk'umugabo ukuze kandi ufite inaribonye bisezerana ivangamutungo rusange bagerageza ibyo bita communauté de bien nibasezerane kiriya kitwa séparation de bien ivanguramutungo rizavanga umuhahano niko bawita mu mirenge muhorayo mu mubyumva iyo umunyamanga nshingwabikorwa w'umurenge asezeranye nibasezerane ryo kuzavanga umuhahano noneho uhari nuje bavange uwo nguwo ariko mu by'ukuri babanze biri icyo abana ko ibintu byabo biri aho ko nimuhumure rwose ntawe ubikozeho ntaho bizajya ntacyo bitwaye abo bantu kwirinda za nkiko kujya mu manza abo bantu iyo babikoze gutyo habone nubwo imana yagira gutya nawe ikamuremera ikamuha akana muri urwo rugo kaba kagiye kuvukira mu byo bazahahana abavandimwe ntibakibazaho aho bazasigara bagabana nako kabarushya oya babona nyine ko kazaba kari mu byo iwabo bazagashakira akitwa umuvandimwe kukunda avukamo ariko ku by'imitungo ntazaba urusaku niyo nama natanga numva nagarukira aho ngaho wenda n'ubundi ni inama ariko nuko wagiye kuri side y'umugabo ko wenda uri umupapa ariko kandi ngeze aho mvuga impande zombi uramvuze impande zombi nk'umukobwa se we wemera kuza muri urwo rugo
we nta bizazane kuko uyu mukobwa rero Eh. reka mbanze muvugeho ikintu kiri psychologique. Ubundi bavuga ko abahanga bavuga ko umukobwa wese ushatse umuntu umurusha imyaka hejuru y'icumi hejuru y'icumi ngo ntamwubaha gusa by'umugabo ku mugore ahubwo amutinya nka se. Mu gifaransa baravuga ngo qu'il y ait l'honneur, aho akabaye honneur hakaba crainte, aho kuba icyubahiro akamutinya. Bivuga ngo ubwo wenda ntazabura umugabo uzumva iki kiganiro akabyumva kandi ariko yashatse, ndagira ngo mubwire ko icyubahiro abona mu rugo akaba abona umugore très soumise, ari soumise cyane, burya harimo igitinyiro ntabwo kubaha gusa. Bibaye byiza abakwiye kugabanya amarere cyane akazi ya kigabo, agasa n'ukata ya myaka akamanuka, agasa n'umusanga kuri rwa rugero rwe, nibwo bakubaka. Ariko ndatanga inama kuri uyu mukobwa, ndatanga inama kuri uyu mukobwa, abakobwa nibitonde nabo, nibitonde. Sindi buvuge ngo bose nibasenge, ngende umupastori, ubwo nyine mbavuga nti nimujye musenga Imana muyigisha inama. Ariko se bose bazasenga ugira ngo nukuri utazasenga, ngaho basi nagisha inama inshuti z'abagufi. Twebwe kumvuga twumve ngo yagezeyo, ngo yagezeyo. Ubundi imbere ko dufata indi page, uyu mugore utinyuka akakira engagement y'ubucuti ku mugabo ufite umugore ufite urugo, ubwo wemeze gute uyu mukobwa mu by'ukuri waba ameze gute? aba yiteguye rwose pe wagira ngo abantu bafite ubwoba, kandi njya numva imvugo yabo bivuga ngo nta kirenge kitazabona inkweto yacyo. Sibyo? Nta kirenge kitazabona inkweto yacyo. Buri muntu yitonze agakora iby'ibanze, agashaka ubuzima, yazagira ahantu atunga ibye, akabona urugo rw'Imana yamugeneye. Reka byose Imana iba yarabigennye, nuko abantu batabyizera ariko uwo mugambi uhari, ariko byose Imana iba yarabigennye. Hari ikintu mu minsi yashize kize gutera bakanwa bakavuga ngo hari abantu bajya mu gakiza kugira babone abagabo, ngo abantu bariyobeka mu itorero kugira nyine urwo rushako rukunde. Mwacyumvise he? Kujya nyumva abantu bakajya bavuga ati gerageza hari n'abakobwa mwaganira. Banza hari nibyo utari wumva uko unshaka mu kiganiro. Ntabwo ubeshye nagari ikiganiro. Hari umukobwa twize kuganira, yari yabishyize no kuri stati ya WhatsApp. Aravuga ngo ikigezweho ni agakiza, ngo ubunga abagabo bari kuboneka mu gakiza. Urumva nibwo wese wende yabishyizeho nka stati isanzwe yo kurebwa n'abantu basanzwe, hari icyo biba bivuga ngo wenda biroroshye kubona umugabo usenga kurusha wenda wo mu kabari. Kosora iyo mvugo, bivuga ngo biroroshye kubona umugabo iyo usenga. Kuko uvuze ngo usenga abantu ntibamenye usenga uwo ari we. Iyo usenga wowe, icyo kintu nicyo cyaba kiri gutera izo pressure. Urumva nk'urwo rugero ruvuze uti nk'umuntu ushobora no kwemera akajya gushakana n'umugabo wubatse usanzwe ufite urugo, yaba ari iyo pressure ahanini yubakiyeho. Ahubwo ngiyewe ari uko bimeze, si uko nabivuga rero ko abakobwa bakwiye gushaka abagabo bubatse ugasanga niwe umurambagije. Icyo uvuze mu myaka tumaze mu itorero, kandi si mike, 40 n'ine 40 rwose izuzura mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka, kuko no kuva 79. Ndemeranya nawe ko hari abantu baza gushakira abageni mu itorero. Mpereye kubaza kubashakiramo abageni, kubashakira abageni, si mpereye kubaza kuhashakira abagabo. Ntabwo ibyo bintu nubwo twakira ku mapurusantaje ntabwo byangana. Mu bigaragara nshuti yanjye n'abanteze amatwi babyumve, yewe n'urubyiruko ruri mu itorero rugumye rukipinge, rugarde, rurinde cyane ubukumi bwabo, bahagareza mu itorero mu nzu y'Imana. Ni ukuri kuba mu itorero ry'Imana ukijijwe,
birimo niho hasigaye icyizere cyo kuba havana umufasha umugeni kavuga uti mbonye umugeni naho hanze iyo tuvuze hanze aha ntabwo tuvuze hanze y'u Rwanda tuvuze hanze aha yego ya abari barimo baragenda bahangirikira abari barimo barahashirira kuko hanze hari ingeso mbi ku buryo kugira icyizere cy'uko wahavana umugeni si ikintu cyoroshye urabyumva nshuti yanjye yego si ikintu cyoroshye rero niyo mpamvu ubona umugabo sindi vuge ngo wirinze cyane wapi ahubwo umugabo wenda reka mbite ngo utekereza neza agera akavuga ati mu by'ukuri ko ndeba hanze kandi ubwo ikibazo ashobora kuvuga gutyo ari we wabamaze ari we wamaze abo hanze ahagabo hanze akavuga ati abo hanze ko nabamaze ubu ndajya gushakira he koko umugeni aravuye urabyumva neza ugasanga aje gushakira hehe mu nzu y'Imana mu itorero ry'Imana abakobwa nabo ntibabe vigilante ntibahabere maso aho hantu yamubona aje azunguza imfunguzo zirimo kontake ibyo bifunguzo bibaho wari wabibona warabona umuntu utwaye ibifunguzo byinshi kabisa birimo n'igikontaki wenda cya stauti cyangwa se cya hirix kagenda gashinga stock wakurikirana ugasanga ibyo bifunguzo ntabifungura n'urwo rukontaki rurimo nta modoka rutwara system yo kwigira abasirimu menye bita kwirarira kuko ngo umusore utiraririye ngo uriya mugani ntagarokera mu cyukuri ntagarokera n'ubihimbiye noneho nyiramama wanjye yabona izo mfunguzo na kontaki wenda yanaje nitwaye ziriho se abantu bakodesha sans chauffeur cyane uziko ziriho gasanga pe arazamutse yikojeje mu gacu ugasanga namwemereye kumubwira gahunda z'itoro zose ko ziteye uzabatizwa umubatizo gusaba gusa kwiga amezi 3 inyigisho z'umubatizo nyuma numara kubatizwa uhumure tuzakwakira ntibizatinda tumara kujyana ku meza kwigaburo rimwe humura uzerekanwa ariko ahangahe inama nagira abana b'abakobwa niyingiye bo mu rusengero niwe ni mukuvuga ngo ndabagira inama yo kubanza kwibaza iki kibazo ariko uyu muntu uje mu rusengero mu itorero akaba hamaze amezi 6 nushaka umwaka ubwo hari 3 yizemwo inyigisho z'umubatizo aramubatije none ahise arambagiza urumva hari huza deja yicaye kwibanga kwisire na wa mukobwa imigenzo yose igomba kumukorerwaho y'umubatizo n'ibindi yarangira bakangaja umushinga wabo kumugaragara ko byari biri mu mitima yabo hakabona n'uhaje agashaka gukorerwaho imigenzo yose yitorera akabatizwa ariko agamije kuzahashaka umugeni ntawe arabwira ariko objectif yo no kuzavana umugeni abakobwa ndabasaba mu by'ukuri kwitondera icyo kintu yagunye kwibaza ati cyo cyose uyu muntu uje aha kamaze amezi 6 umwaka kabisa ndambagiza no kamera ashobora kuba yaraje ariyo ntego kamwihurire ndebe uko bizagenda iyo mwihoreye ibyo nkubwira kandi muri ya myaka mbifite mwe naribonye hari abo bagiye bihorera akavamo akagwa kuko abuze icyamugenzaga sibyo hari n'abemerera noneho bakemera nyine bakerekanwa bagashyingirwa umugoroba yamugejeje mu rugo uwo munsi kamubwira ati reka nzira nkwereke uwo ndiwe ati ugiye kunyura ute kunkubita se ati nkubitse ngo uhore igisheri ntacyo nguhora rwose kandi nkwereke akihinda munsi y'igitanda hariya agahuzamo rwose wenda nka mitsingi nini imwe gahita yituritse umufuniko akora muri plafond mushiki wacu akabara yakanuye abuze aho kwirwa
ati bugene uko nguko Yesu umwami ati shiri bugese uko nguko uratahubwa imigi bubunye n'ibituye kanze nkwiriki kakoza hari akavana yipaki ya friti isegiriti shiraho gacisha amazuru no mu kanwa hose inzu yose genda kumwotse ubwo se urumva mu byukuri uyu mukobwa arataha ibintu bibayeho on first day ku munsi wa mbere yinjiye mu rugo ntaranarongorwa ntara umugore mu rugo ni mu kagoroba batwikura bamaze gutaha barakicaye uyu mukobwa arataha nshuti yanjye biragoye uzi ko hari uhagirira ihungabana cyane noneho rero ubikurure undebera uru rugo umuntu agize trauma the first night n'ijoro rya mbere iyi trauma zayubakiraho imyaka ingahe biragoye ni ya divorce yo mu mwaka umwe mu mezi 5 bivuga ngo ibyo azakora byose habe n'amabanga y'abashakanye hariya bizaba ari cya kintu gusa cyo kuvuga ngo nagenze ko aricyo cyanjyanye ariko mu by'ukuri afite trauma aribaza niba uru rugo azarumaramwo imyaka ingana iki azarubyaremo imbyaro zingana iki ngaho rushuti yanjye ibaza uyu mwana w'umukobwa nagira ry'akanzura noneho gufata kanini ngo adasama kandi agafashe mu ibanga umugabo arebe asange nta hantu yagiye mu rugendo ahora ahangaha kuki nta kadasi kuki tubuza kanasi naho wa mukobwa yaturuma yagize muri rya joro rya mbere yahise atuma afata izindi ngamba yafashe ingamba zikakaye avuga ati sinarubyaramo ubwo nta rubyaramo rero kandi ntangiye n'indi hakiri kare muri bwa bwirinzi bwe twaturi namwe mu ibanga umugabo agire ngo wenda niwe udakora cyangwa niwe utari muzima ngabo kwa muganga nibirebire nshuti yanjye nibirebire ibyo ninjiyemo ni ingaruka za cya kintu cyo kuba abantu baza gushakira abageni yeye mu itorero abakobwa baje gushaka ngo abageni ntibagira iki amakenga reka tukisoreza aho ngaho wenda ntuburi ibintu mbaza birashoboka nifuzaga kuza kukubaza kuri aka video wenda urabanza ukarebe ko nabonye n'umupasiteri uri musenga ariko avuga ngo satani wakareba wenda Lucifer mwumva ururimi rwa Lucifer uyu ni satani mwenyewe umwe mwirirwa matwi mutuze mwumve satani ntabwo mwari muzi ko satani avuga nawe utware n'ijuru Lucifer Polygamy has gone before. Polygamy has always in her. So Peter kidigoli before ale hotshita. So hani ebo shikte before. Shita hiyo. Noneho Lucifer vuga ikinyarwanda. Lucifer. 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 Arimo aravuga icyarabu Lucifer. Ari kumbwira icyarabu kanacyo nzi. Reka muvugisha mu kinyarwanda Lucifer satani. Satani ayihontaye God bigidigari ema mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti vuga. Lucifer. Opakal. Ayidamva. Kumva. Uranyumva? Kumva. Uranyumva Lucifer uri kuzi? Iyo minyururu umuntu wayikuzirikishije uramuzi? Kumva neza cyane. Mwumvishe Lucifer kunavuga. Satani mwenyewe. Satani mwenyewe. Satani. Lucifer. Iyo minyururu kuri wo urayizi? Iyo minyururu kuri urayizi? Izi nyaka hombe n'ibihombe mvuye hejuru. Icyatumye bakwirukana urakizi mu ijuru? Nasize kwihenura.
warihenuye barakwirukana. Pastor impamvu dore namuzanye nkwereke namuzanye kubera ko yarimo avuga ati satani ari kuvuga satani yavugira mu rusengero bene akakagira ndabisobanura mu kandaje ndakwereka naho yavugiye handi muri bibiri hano ntago ari ubwa mbere yabavuze mu rusengero ahubwo icyaduha kaba koko yari we atari umuntu wakinaga filime urimo wigira we ariko mana yanjye umva ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya kabiri yaranditse aravuga ngo ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi nanone muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye kuko amayoberane y'ubugome n'ubatangiye gukora ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho nibwo wa mugome azahishurwa w'umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kuza kwe kuza k'uwo mugome naho nshaka tega amatwi kugira abantu kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza ariko by'ibinyoma umurongo wa 10 n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka urumva ibi bintu bita le miracle ntabwo ari byonyine birivuga ubundi birivuga ibintu bitatu byose kandi bigenda mu buryo bw'ibitangaza niyo mpamvu gukoresha indimi zirenze rumwe bigira umumaro mu gusobanura ibintu byo twita le miracle ni ibitangaza byo twita le signe byo ni ibimenyetso byo twita le prodige nabyo ni ibitangaza ariko bitandukanira he aho bitandukanira hari ibimenyetso bizagendana n'abizera niko Yesu yavuze atuma intumwa yarazibwiye ngo kandi ibimenyetso bizagendana n'abizera nibi se ugisoma Bibiliya ibimenyetso bizagendana n'abizera ngibi bazarambika ibiganza ku barwayi bakire bazirukana abadayimoni bazifata inzoka na scorpion bazarya kandi bamwe igice cyo kugira icyo kibatwara bazazura abapfuye byose n'ibitangaza n'ibimenyetso bizagendana n'abizera ibi bitangaza n'ibimenyetso bizagendana n'abizera bishobora kugendana n'abizera ariko atari impano y'umwuka yakoze ari Yesu gusa washatse kwiyerekana aho ngaho ari niyo mpamvu mwabonaga mu ivugabutumwa ryabanje irye n'iry'abamukurikiye ntabwo byabaga hose icyo kintu muracyumvise se ubwo ntabwo byabaga hose everywhere partout mu gifaransa byabagaho Yesu yabonye ko babikwiriye ngo batsindwe rero impano yo gukora ibitangaza ni impano y'umwuka kandi umuntu uyihabwa agomba kubanza akabatizwa mu mwuka wera le baptême du Saint-Esprit ntabwo impano y'ibitangaza ishobora kuza uyikoresha atarahabwa iki umwuka wera kandi mu itorero baba bakwiye kumenya ngo ariko hariho umuntu nabibajije jewe turi mu ivugabutumwa ntabwo muvuga ariko yari yakoze ikintu cya affiche nkuko dushyira affiche z'ibiterane maze afata amafoto y'ahantu yateraniye Imana ikora ibitangaza ayo mafoto arayazana kuri iyo affiche ya none icyo mvuze cyumvise ubu ngubu urugero mu kwezi kwa 12 kumwe kushize yateraniye wenda Rubavu haba ibitangaza noneho barafotora rero bafotoye amafoto arazana cya kuri affiche y'ubu ngubu aho kigiye kwera mu mujyi wa Kigali wenda mu Biryogo last time yari muri Ngoma na Kirehe sibyo uzi ko habaye udutaro ntubizi none Imana irigaragaza abantu bavanywe abadayimoni ari benshi kuko tuzi ko ari area y'amadayimoni si koko none ibintu byabaye hariya last time arabyiringiza te abantu ko biri bube no mu mujyi wa Kigali mu Biryogo deje icyo ngicyo ni échec ni mistake kirazira kikaziririzwa kwiringiza abantu ko ibyabaye last time aho twari turi birube na hano kuko icyo gihe
impano ntiyaba igikoreshwa na Yesu waguhamagaye waba usigaye ari ugira ute uyikoresha. Ibyo byaba bigiye kumera nk'uko umuganga runaka ashyiraho consultation ihoraho akakira abarwayi de temps en temps kandi bakaza bakabona nawe. Ikindi mu kugaya muri no minsi kandi ntabwo nakwiza ko kizakosoka kuko kije mu minsi y'imperuka kandi mumvise intego yacyo ari iyihe ngo niyo kugira ngo abatarize ukuri kose bose barimbuke. Ndagaye umuntu w'umukozi w'Imana niko bitwa wibwira ko afite impano ugira ngo zizakora igihe cyose. Ngiye vuga gutya suko ntizeye ndizeye ariko njye nzi ko impano y'Imana ikoreshwa na Yesu Kristo n'Umwuka Wera wayiduhaye. Mvuga hano havuga rwandiko rwa mbere rwa 12 haravuga ngo 12 rwa mbere kuri 12 ndahera ku murongo wa 4 ngire ku wa 11. Icyakora hari impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho n'uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose n'imwe. Urumva ko ni Imana ikorera ibintu mu muntu, ni Imana ikorera byose mu bantu. None itakora reka umve 7. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'uwo mwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Umva umurongo nshaka rero. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe ni ubikorera muri bo agabira umuntu wese uko ashatse. Donc ni umwuka ubikorera muri twe ariko akagabira umuntu uko ashaka. Bivuga ngo wowe si wowe umubwira ngo je t'oblige que je fasse, ni ngombwa ko uyu munsi nkora ikintu kiniki. No, ni umwuka ubikora uko yabigambiriye. Na Yesu nyiri umurimo ruvuga atangaha yitere kuko ukwiye evangelism ariko iri miraculeuse. Si koko? Yego. Ntabwo rero mu by'ukuri buriya ibitangaza kubyiringiza abantu buri gihe uko baje si byiza. Ikindi maze iminsi mvuga wenda waracyumvise ko aho mvuga hose si byiza guhamagara abantu kuza kwakira ibitangaza kuruta kuza kwihana ibyaha. Ntabwo objectif y'umuvuga butumwa ari ibitangaza. No. Nta nubwo ibitangaza biza ku mwanya wa mbere muri evangelism, muri evangelisation. Ibitangaza biza ku mwanya nko 3 cyangwa 4. Ikigamije ivuga butumwa intego yaryo ya mbere nuko abanyabyaha bihana bagakizwa. Rero niba ivuga butumwa ryo nta banyabyaha bihana uyu munsi wa 3 bagataha nta bihannye, ahubwo ukerekana imbago gusa. Ku wa 6 ugitaha bagataha nta bihannye, ukerekana imbago gusa. Uri muganga. Reka mvuge kandi kantu bambe ntarasoza aho ngaho. Nta mwarabonye ko impano z'Imana muri no minsi abantu bari kuzikoresha mu buryo bumeze nka gipfumu. Nka sorcellerie. Mbizo kwakira umuntu mu biro byanjye, umuntu ambwira ukuntu umukozi w'Imana yamubwiye ngo azashake urudodo rw'ibara rimwe, ubwo urumva nyine ni ubururu cyangwa umukara, ngo ashake n'umweru, ngo izo ndodo zombi ngo azizane, ngo hanyuma azamusengere yazizanye. Urabyumvise neza? Avuga ko uyu muntu wamugerageza koko nkazishaka nkagenda nkazarira icyo azakora. Yarazijyanye zigejejeyo. Avuga ati rero deliverance yanjye ukorera nuko wemera ko turyamana. Ibyo ngibyo muzakurikiye muzasanga abapfumu ariko babikoraga. Abapfumu bo baka inkoko y'ibara rimwe, ihene y'ibara rimwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta mpano y'Imana ikora gutyo. Niba ukuri umukozi w'Imana asengera umurwayi, et d'ailleurs si ngombwa kumusengera umukozeho. Si ngombwa kumusengera umukozeho. Nagize ibiterane byinshi muri kino gihugu no hanze yacyo. Gusengera umuntu utamukozeho Yesu arakora kandi ibitangaza bigakoreka. Noneho ku ijambo ry'abadayimoni bavuga rero naryo reka ndivugeho. Abadayimoni bigeze kuvugira mu muntu umunsi umwe. Izo nzeri z'umugabo witwa Sikewa
barabahungu nyine bafite isi utasikiwa noneho ngo biha gusengera umuntu bamwirukana nk'abadayimoni iryo jambo ngo barabyiha noneho uwo muntu basengeraga abadayimoni bamuvugiramo ngo kuko nabo basengaga bavuga ngo turabategetse ngo abadayimoni mwe musohoke mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga nuko bavugaga mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga ubu buryo bari kumuidentifiya ngo abadayimoni bavugira muri bo bati ariko ari Pawulo turamuzi na Yesu nawe turamuzi mwe muri bande iyo uravuga ngo uwo munsi barabasimbukira barabashwatagura babarya inzara ngo batashye bavirirana bivuga ngo abadayimoni abantu barimo kwihagukina nabo bazi abakozi b'Imana nyakuri bazi na Yesu dukorera mu gusoza aka kantu ndasaba abantu kuzana ivugabutumwa ryihanisha ibyaha imbere y'ibindi naho urashaka kuvuga ko tuzarinda tujya mu ijuru nta bantu bakibana n'ubunga kutabona bakiriho bose bazaba barahumutse se no ubunga kutagenda ntibazaba bakiriho bagenda bicaye bari mu tugare imbago ziba zikiriho impande zavuga abantu bakiriho ariko niba barakijijwe Bibiliya iravuga ngo bose bazabona Imana basimbagurike ari bazima uburema bwose ubwo ari bwose ubuhumyi ubwo ari bwose buzarangira no kuva mu isi Yesu abafashe cyane Pastor ako kantu reko kubazaho nubwo wavuze ngo nukuvanga topic ntabwo nakubaza kubazaho kubera ko nabonye mu magroupe menshi y'abakristo bagiye bagasakaza akavuga ati tidore umuntu uri kwihandagaza avuga ngo ari kuvugana na Satani ngo imbona nkubone nanjye nyine byarantunguye ndavuga naho bigeze se bo reka ngufashe gato na normal urakoze wenda nako nkavuge ntago ari kera cyane ni mu mwaka w'ibihumbi 2002 na 2003 ndahavuga mpa precise kugira ngo abantu bari bahari muri komite wenda bazanabyandikaho nari mivuga butumwa ahantu bitwa Ibumbazi ujye ugenda Rusizi cyangwa na Nyamasheke narahagiye ariko si cyane iyo usutse ishyamba rya Nyungwe ukagera hari ahantu mu Gisakura ndahabona ukamanuka ikoza hasi ku buhinga ugafata hakurya uzamuka uterera ujya igiheke hepfo aho ngaho hari aho biti Ibumbazi haba isoko ry'inka hari ikintu cy'ikigo kinini cyubatse n'ibiti kigurishirizwamo inka aho ro hari hafi yaho ngaho nagize igiterane kivuga butumwa Imana inkoresha ibitangaza ndayishimira ko yankoresheje nkunda guca bugufi ku bintu by'umurimo w'Imana Imana inkoresheje sinjya nisumbukuza ngo nigire ikara hakajya oya yarankoresheje ibishimbwe ko yankoresheje kubw'icyuhiro cyayo nasengeye umuntu ubwo nimba gusengera abarwayi umukecuru umwe araza yikubita imbere yanjye aho abadayimoni batajya kumuvugiramo urumva mbivuze ngo abantu bumve ko abadayimoni bashobora kuvugira mu muntu urabyumva neza icyo gihe bavugana n'umukozi w'Imana n'imbaraga z'Imana kuko baba batinye kuko n'uburi hano dusanga baravuganye na Yesu hari aho Yesu yahingutse baravuga ati duhuriye Yesu umwana w'Imana isumba byose turagusabye ntutwice urupfu n'agashinyaguro bamusaba kubirukana bakigira mu mugano w'ingurube uko bavuganye nawe rero niko bavugana n'umukozi w'Imana usenga Imana abadayimoni bava muri uwo mukecuru ari abadayimoni 907 mu kumuvamo rero bansaraga kugenda nka gahoro nko kuvamo bise amatsinda mu buryo bw'amatsinda ntimva muvemo amatsinda cyangwa se mugiye gutera icyo nshaka nuko mu muvamo mukamushiramo mwese ubwo se turagenda tubwira dutumye ngo iki kandi ko muri izi mpera z'umwaka aba yaradutumye imihigo iyo mpamvu mubona bugiye mu mpera z'umwaka abantu benshi Satani baratumye abadayimoni kuzana iki ibitambo n'imihigo baba bafite ibintu by'imihigo bahize mu ntangiriro z'umwaka bagomba kuzasoza umwaka bahiguye ntabwo ibyo musubiza nimwe mubizi sinangiye bibabwira mwe gusa mugende bamuvamo umukecuru arakira noneho mu kumuvamo numva abanyuma baravuze ngo natwe turajya mu gakobwa ke gutyo ngo turajya mu gakobwa ke
sinabiha agaciro ariko ubona sengeraga arakira. Ubu ukurikiyeho njyaho bita mu bigutu, urumva ubona riri bumazi ni ku inside. Ngiye mu bigutu nabwo ndigisha ijambo ry'Imana, igihe kiragera gize umwanya wo gusengera abarwayi, nanone umugore ukiri muto rwose ubaye nka gatatu, mbona nawe abadayimoni baramutigishije. Ndabirukanye mu izina rya Yesu, ndababaza muri bangahe, bati 6,000. Bati kandi twe ni natwe turimo ba bandi wirukanye hahandi ubushize. Iryo jambo bararivuze, babivugiye mu rusengero, si ibintu mpimbi ahangaha ko mu bigutu. Bati twe turi mu 6,000 ariko turimo n'aba bandi wirukanye hahandi ubushize. Umukobwa twakubwiye turi bujyemo rero w'uyu mukecuru ni uyu. Ndahindukira mbaza abantu bari aho, none se uyu mukobwa batavuka mu bushenge rwose koko ni uwaho? Nuko nyuma y'ikiganiro twagomba kugirana nabo mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'ubutware duhabwa na Kristo, turabirukana bava mu izina rya Yesu, umujyi arakira, bari aho ni muzima. Abadimoni baravuga si ubwa mbere, navuga byinshi, navuga henshi, n'ingarama byabayeho. Ngira n'igihe bambwiye amagambo akomeye cyane atuma ngenda nitonda nkanirinda. Hari igihe abadimoni bavuganye nanjye banyibutsa ibintu byatambutse, bankoreye igihe ntarinzi ko ari bo n'urugero. Barambwira bati hari igihe twakwimishije kubona imodoka kuko ntitwashaka kuza aho twari turi. Bati hari igihe twagutegeye mu mutara tugutega imbogo igiye kukwica, haza imodoka iragukura, nsanga byabayeho koko. Twagusibirijwe urugendo 3 kose ariko uranga ujyayo, uranga uraza. Irimo raconter toutes mes problèmes de voyage, bambwira ibibazo byose nagiriye mu rugendo, les obstacles zose nagize z'urugendo. Basoza bati burya twarimo turwana n'ukuntu utagera hano. Abadayimoni baravuga byo ndabyemera, ntabwo nabirwanya, sinabihakana, ariko giye ndihamiriza ibyo nabonye mu murimo. Wenda abangaba nabo baganije bakubwira uko babizi simbizi. Wemera ko hari ibikorwa bikinnye? Ibiki? Ibikorwa yes. bikinnye byapanzwe. Umva ndabyemera cyane ko bishobora gupangwa bakabikora ari umukino bikinwe. Bakwemereye nk'ibihumbi 500 n'urugero. Nakone byinshi. Amadolari 100. Mwiterano ndetse muri saha yose. Aho kaguru wagahengeka kagahotora urutya rwose. Babyumureza. Kaza kakagura. Kaza nimbago ari byo. Kaza uyihirimangaho. Ugahirima hariya cyane. Ugahaguruka bakita ko ari se uguhagurukije. Ahubwo amadolari 150 gataha. Si 150 bihembwa bangahe mu kazi? Mbarwa. Kabura tashe yakoreye. Nawe akagaruza nk'iyo miliyoni. Pe. Abyumva. None umunsi kugira ngo ayo ngayo baguhaye agaruki. Arangiza avuga ati ngaho rero. Imyaku yose n'imivumo yose muze muyishyire hehe muri kino giseke. Kandi urakurirwaho imivumo ingana n'iki n'ituru utanze. Kira cyo ntabwo kirarenze. Hano twasomye ijambo ryavuze ngo ibitangaza n'ibimenyetso ariko by'iki by'ibinyoma ngo Imana izabyemera ko bibaho kugira ngo abanze kwizera ukuri barimbuke. Yesu agumugisha. Amen. Pastor rero reka nsoze ngire naho mpinira, ariko wenda uratanga n'inama ukurikije ibyo nagiye nkubaza. Wenda nahereye ku buzima buri sociale, ariko mbyubakira kuba abantu benshi bavuga bati umuntu akitwaza iyo stati, mbivuge gutyo, akavuga ati ndi umurokore, binakora akavuga ati nubwo byose mu judging ndi umurokore, kugira nyine wenda agerageze kwitagatifuza. Usoza utanga inama, wenda sinzi niba uri bwemerekana uretse mbere yuko nsoza sengera. Iri zina ry'uburokore rimaze kwandagara cyane muri presentation zanjye, aho wenda urumva nize muri teologiya kugeza ahantu
byo kugira icyo uvuga urabanza ukibwira abantu n'umushyitsi runaka wavuye muri guverinoma ugeze ahantu kamwe marabaza akibwira abantu yitwa runaka honorable député runaka sénateur runaka nyakubahwa perezida wa repubulika yantumye ngo mbabwire ngo urumva donc présenta discours yose ibanza présentation iyo nibwira abantu sinjya mvuga ngo ndi umurokore ijambo umurokore sina kenshi mvuga ngo ndi umukristo ahubwo mvuga uwo ndi we nagize nyine nkagaburira ijambo ry'Imana ryanjyanye kandi aho kuvuga ko ndi umukristo cyangwa ndi umurokore mbabwiriye nakiririye umwami Yesu n'imyaka tugendanye narize nkavuga ko muri iyo myaka yose sindasubira mu by'isi Yesu yarambabariye kandi kuva icyo gihe sindasubira mu by'isi ngo mubabaze ubwo hita bumva uwo ndi we rero ya myaka 40 n'ingahe nta bintu by'isi mu byo nababuriye ntacyo ndasubiramo ngo nyigwemo ubwo ibyo byose baranyumvise ariko izina ry'uburokore baritesha agaciro cyane umuntu afatiwe muri rogi ati ndi umurokore hari urigeze gufata ku cyaha cya viole ku mwana aravuga ati mu by'ukuri n'abademoni ni satani wanteye ariko ndi umwana w'Imana ndi umurokore ndi umukristo ariko n'abademoni wanteye mbareka nkubwire mperutse kubwira abantu ko hari ibyaha bitari reactive hari ibyaha bidakorwa umuntu ameze nk'uriya jesa urumva buriya kubwira umuntu nabi ni reaction yewe n'urushyi ni reaction burya ku bantu bavoma hafi yahubuka akaba aragukubise ariko icyaha cy'ubusambanyi gipangwa kigapangwa muri uku kwezi kikaba mu gutaha kigapangwa ku wa mbere kikaba muri weekend gipangwa kikagirwa gishakirwa naho kizakorerwa muri hoteli runaka ibyo bintu comment peux-tu me montrer que ari impanuka ati ni irari ry'umubiri ngo yegura nyine ryaraje sibyo katwemere ko ari ryo ariko se rije ko ryaguhaye igihe kirekire kuki utanesheje ubu sinzi rero sitera abantu kwiba oya niko abashonje bose baribaze ishwe no ntabwo muri bashonje ko ijya kwiba kandi nanone rero n'amareaction yacu ama emotion yacu tugomba kuyajera niho havuye ijambo rivuga ngo nujya kuvuga ubanza ugaragure ururimi mu kanwa karindwi karagure urebe ku kijye kwa sawa so pastor sinzi rero inama watanga muri rusange wenda tugasoza ukanadusengeraho dusabira umugisha wenda gutanga inama z'ibintu tuganiriye muri rusange bimeze nka babyita conclusion bien sûr ko twaganira ibintu bitandukanye byinshi reka nzitange n'uburyo butandukanye wenda nka bubiri byo twavuze biri kuri social biri social cyo mu miryango abantu ntibamenye ko umuryango ariyo shingiro ry'abantu niho abantu bakomoka niho itorero rituruka umuntu Imana igira ubuntu ikamuha umuryango acungiye uwo muryango neza kuko Imana izawumubaza umugore acungiye umuryango we neza hano muri biri harimo inyigisho zibareba bose bagore mugire gukena gutya bagabo namwe mugire gukena gutya bana namwe izo nyigisho zirahari hano yego mubisha twazazigisha yego n'abefeso yego noneho ku kigendanye n'ibindi tuvuze by'ubukristo biri kuri côté spirituel abantu nibakanguke bava inyuma y'ibitangaza bashaka agakiza kuko Yesu azaza impande izavuga kandi nivuga ntabwo izazireba abantu bakoze ibitangaza cyangwa babikorewe izazireba abantu bakijijwe mu by'ukuri Yesu mu guhamagara abantu ngo dutahe mu ijuru ntabwo azareba bakoze ibitangaza nanatangaye ko muri Matayo harimo ijambo rivuga ngo ahubwo igitangaje abakoze ibitangaza ngo bazaza imbere ye bamubwira bati twakoraga ibitangaza mu izina ryawe twarahanuye mu izina ryawe nyakubahwa ntuzi ko wigishije n'iwacu ku muharuro w'iwacu
Mwumve imbere sinigeze ababwire ngo mwumve imbere sinigeze kubamenya. Urumva ko mu by'ukuri ibi bintu sibyo bibanza ni habanza agakiza abantu bakizwe ibindi bize nyuma. Yesu akumugisha. Kadusenge Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Tugushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye w'iki kiganiro. Mana ndakwingize ngo ugiherekeze abantu bagiye kugikurikira, abazacyumva none ejo bundi, kizabagirira umumaro, kizubaka ibyo Satani yari yashenye, ariko kandi kizanasenye n'ibyo Satani yari yubatse, maze ubwoko bwawe bagendere mu murongo ushaka, bahagarire mu mwanya bashakamo. Ndagushimiye data wa twese, ngaho tugire nzu duha umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Murakoze cyane.